Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubashimira, ni ukubwira abantu ko ari ingenzi, ni ukubwira abantu ko kuba bariho mu mugambi w'Imana, bariho kugira ngo bishime, apana ubuzima bwo kubura uko umuntu agira. Nta handi rero ibyo tubivugira ni hano kuri Mubwire TV. Murabizi bamwe usibye ko hari abantu bashyashya benshi bari gukora subscribe, bari kuza kuri channel yacu, turi kubasobanurira ibyo dukora. Twebwe tuvuga ibyiza gusa, tubwira abantu ko tubakunda. Hano ni ukwerekana urukundo, tungura umuntu umuha indabo akibasha kuzifata, umuntu impano ku munsi we, cyangwa ubitekerezwe ngo uyu muntu vraiment ngomba kumushimira. Ibyo rero nibyo twebwe dukora. Uraduhamagara ukadutuma, cyangwa se ukatwandikira ukadutuma, tukagenda tukabwira abantu ko tubakunda. Tujyana indabo, tujyana impano, tujyana n'umuhanzi tukabacurangira, ndetse aho tumaze kujya hose nta muntu n'umwe uranga ibintu twamukoreye. Musubire mu masiripurize yose dukora, muragenda mubona ukuntu ibintu biba ari byiza. Ikindi kandi ibiganiro dukora ibiganiro bito cyane, iminota mike, kugira ngo mubirebe mubirangize, ndetse muduhe comment, mutubwire ngo ese ngo byari bimeze gusa, byari bimeze gute, ese content twavuzeho ko kubyo twavuze ni ukuri. Nimurambirwe, mujye mutangira ikiganiro mugisoze, kandi mushyire muri comment mutubwire ngo byari bimeze gutya. Turabashimira rero cyane cyane namwe bantu mukunda Mubwire TV, babantu musige munyandikira ngo nimbashyire muri groupe, muri ingenzi, muraba umumaro. Abantu bakunda Mubwire TV, abantu batwandikira, abantu bavuga ngo tubashyire muri groupe, vuba turakora umuhuro, tumenyane, ndetse tujye dufatanya gutanga ibyishimo, dufatanye gusura abarwayi, dufatanye nyine kugera ku bantu bababaye. Gahunda yacu ni ugukora ibikorwa byiza. Ndabakunda. Mbere ko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka mbanze mbabwire ahantu mwakura ibintu by'ingenzi. Abantu mushaka imyenda myiza idoze, amarido, amabaze, imyenda ya civile, ufite umurenge uri kuvuga ngo ninde wandodera, nsigaje iminsi mikeya umwenda wanjye akawuma, umutayeri w'umwizerwa kandi w'inyangamugayo, ngewe nzi neza kandi nanjye undodera, ni Grace kuri 0788505573. Grace ni inyangamugayo pe. Igihe kitazamukundira arakikubwira kuvuga ngo iki gihe ntabwo uzabona imyenda yawe, akaguha igihe, kandi icyo gihe imyenda yawe akayiguha. Uri hanze y'u Rwanda uramwandikira, upfa kuza imezire yawe ukamwerekana ati ushaka, Grace akabigukorera. Hanyuma rero abashaka kugura imyenda bisanzwe ya caguwa, Nunu nawe arahari. Muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera, kuri 0788708835. Nunu mumwandikire cyangwa mumuhamagare abaha imyenda myiza. Hanyuma abashaka imodoka namwe Fabiola arahari kugira ngo abahe imodoka nziza za hybrid. 0788983097. Uwo ni Fabiola ku bijyanye n'imodoka nshyashya, ntabwo acuruza okaziyo. Abashaka inshyashya arabafasha, imodoka zikabageraho. Hanyuma abashaka gutegura mu rugo, mushaka amavaze, mushaka indabo, Yvette nawe arahari kuri 0788561258. Uwo ni Yvette. Abakeneye indabo, abakeneye ko mu rugo hasa neza, Yvette arahari kugira ngo abafashe. Uyu munsi rero murabizi ko tutakoze surprise, dushaka ikintu tuganiraho, nkababwira ngo ndababwira ibintu by'ubwenge, ariko simbatindire kugira ngo mubyumve neza. Abakobwa, uyu munsi nje kubwira abakobwa ibintu byabafasha, byagufasha nko kugaragara nk'umukobwa nyine w'umusirimu, umukobwa nyine udahubagurika, umukobwa nimba umutipa aguhamagaye akavuga ati uyu munsi dusangire, mbese umutipa agufiteho gahunda, ni ibiki, ni gute wakwitwara kugira ngo uwo muhungu koko abone ko uri seriyeuse, cyangwa avuga ngo uyu mukobwa afite gahunda. Ikintu cya mbere aho ngaho ndavuga ku bakobwa, igihe mwasohotse, igihe umuhungu yagutumiye mugiye gusangira, aragubwiye ati tujyane uyu munsi tuzasangira nimugoroba, cyangwa se uyu munsi tuzasura uyu muntu. Icyo gihe umuhungu aba ari kukwiga, aba ari kukureba, areba imyitwarire yawe, areba uko wifata. Utuntu rero dukeya nabateguriye ushobora gukora, ushobora kwitwara, uburyo wakwitwaramo umutipe mukaza gutandukana yagize gutya. Niyo atabikubwira ariko bimurushaho kugenda arushaho kugira gute, kugumana umwanzuro mwiza. Mwakwibaza ati se uba watandukiriye, ibi si byiza, si bijyanye na Mubwire? Ibi nabyo ni Mubwire. Ikibi ni ukubabwira ibibi, ariko twiza twabafasha kubaho nyine ubwirwa amagambo meza, ndetse no kuba ukunzwe, ibi nabyo birimo. Twagiye. Icya mbere rero ni ukuvuga make. Igihe umutipa gusohokanye mwagiye gusangira, irinde kuvuga menshi, kuko hari igihe umuntu agusohokana ariko akagusohokana muri timu irimo n'abashuti be, cyangwa se niyo yaba ari we wenyine. Ni ubwa mbere agusohokanye cyangwa yakujyanye mu muryango, utangiye guhuragura amagambo menshi, uzanye story zo mu Gasyati, za Karurumi, za Kimironko. Vuga amagambo make,
nyine umuganirize mu kinyabupfura, uri poze, ibyo bakubajije usubize ibyo, ariko ibintu bya story, nimba ukunda imipira, nimba ukunda iby'abakina koga no kwiruka, byose urazanye ushyizemo, no, ibyo bintu biragutakariza amanota. Uwo mukobwa uri seriyeze, uvuga make, ugaragara ko nyine kuko uvuga make. Iki kintu rero kizagufasha kuba umuntu wemewe ndetse ukunzwe. Umutima azavuga ati kabisa uyu muntu n'igihe nzajya ntahandushye naniwe ntabwo azajya nsakuriza. Ntabwo mujya mubyumva ko bavuga ngo abagore tuba dufite amagambo menshi, kandi koko tuba tuyafite, ndabizi neza njye niyerewe, ariko icyo gihe ni igihe cyo kwitwararika kugira ngo urusheho kugira gute, kuzamurirwa amanota, apana kuyatakariza. Kuyatakarizwa. Ikintu cya kabiri rero, gabanya ibintu byo kwitaba amatelefone. Telefone zose ziguhamagaye uritaba, kugira ngo wenda atagira ngo harimo ikibazo cyangwa ufite abandi bantu, itabamo nk'ebyiri, kandi nabwo bavugishe mu kinyabupfura. Nurangiza wabwira uti ndahuze, ariko se twaza kuvugana neza nyuma. Umabwire byumve koko ibyo muvugana ni iby'akazi, wenda ibyo muvugana ni ibya famiye, ariko nabo ubaho umwanya muto ubabwire ko muza kongera kuvugana. Noneho hari abantu usanga wagira ngo bakora muri call center, ariko ubwa buri kanya telefone iravaho, noneho nizi navaho, kandi ngo bamusohokanye cyari mu muryango bagiye kumwerekana, zanava ngo uyu nguyu ngo barambaza iki, ngo uyu mukobwa w'iwacu nawe ngo agira akavuyo, ngo barambaza isakoshi ye ahantu ayitaye, ngo ayo maherena se ngo ntayo nafashe. Nshuti yanjye mwe uri kwishyira mu ikaramu y'umutuku, nshuti yanjye, wowe itware neza. Telefone zitari ngombwa zireke, kandi nimba urangije no kuvuga nta comment bakeneye, ntabwo uri kuvuga urubuga rw'imikino njya numva bavuga ngo bashyiraho na commentaire, hari ibyo bita commentaire, ntabwo izo ngizo zikenewe. Vuga makeya biraguhesha amanota, ariko ibyo gusakuza nurangiza ujye no gusobanura ibyo wavugaga unashyiraho ngo uyu muntu rero ngo uri kumva ngo umpamagara shaho, ngo twariganye ngo ku ishuri shaho, ngo warya shaho. Oya, ahangaha ikintu nshatse kuvuga muri make, itaba telefone ziri ngombwa, kandi ureke gushyiraho commentaire. Izitari ngombwa buzihore, nanagusonaza ati se uwo muntu kudashaka kumwitaba, mubwire ati uyu muntu rero amamagara kuko wenda ni nimero ye hanze, amamagara aya masaha kuko bazi ko tugiye kuvugana birambuye, narabimwemereye, arabyumva. Ariko nabona urasakuza iya mbere ya kabiri ya gatatu kandi ushyiraho comment, ikiganiro kirarushaho kubiha, ndetse n'umwanya abonye ntazajya awuguha, kuko umufasha kumumena amatwi, ntabwo umufasha kumva ameze neza, kumva anezerewe. Ikintu cya gatatu rero, umukobwa usa neza. Gusa neza ni iki? Gusa neza si ukuvuga ngo watukuje iminwa. Utukuza iminwa si byo bivuze ngo urasa neza. Gusuka si byo bivuze ngo wenda ngo urasa. Gusa neza, kuba uzi neza ko wenda woze neza, ufite isuku, wibrosheje neza, uko ugiye kujya ahantu umaze kwibrosa, ugasanga wenda umaze kurya ibishyimbo, wihise ufata urugendo uhita ugeye kandi ugiye guhura n'inshuti yawe. No, nimba umaze kurya, nimba uvuye mu rugo ubanza woge neza, nibiba by'umwihariko rwose ufite umubavu uhumura neza, wihumuze. Gusa neza, ikindi gusa neza, kwambara ibikubereye, uzi neza ko bikubereye. Ubwo abantu bashobora kuvuga ngo ujye wambara ngo wenda amapantaro, ngo wambare amakabutura, kandi wenda si byo wowe uzi ikintu wambara ukumva uri fit, umeze neza, nyine uranaberewe, wumva ko umeze neza. Ambara neza, uzi neza ko woze neza, inkweto zawe wazihanaguye neza, mbese ufite isuku. Nibiba akarusho rero wihumuje neza, nshuti yanjye, umuntu nanaguhobera, umuntu nanagusuhuza, abantu nunahaguruka ugiye, hari igihe biba ngombwa ko umuntu mwasohokanye ugenda mbere hari n'abandi baje kumureba cyangwa baje gukomezanya gahunda, wanagenda agatanga ati vraiment uriya mukobwa atafite isuku, atumumvisha ukuntu ahumura, uwo muhumuro ugasigara akantu ko kubacanga, akabacanganyikisha. Ibyo bintu bizagufasha kuba nyine wiyumvamo ko ufite isuku, kuba usa neza, noneho unahumura neza, bizabagaragaza ko uri umukobwa w'umusirimu, ndetse uzubahirwa aho hantu, bizatuma abantu bakwemera, abantu bagukunda, ndetse uhesha agaciro n'uwo muntu. Nimba ari umuryango yakujyanyemo, nimba ari inshuti yawe kujyanyemo, nimba ari no kuri eglise, wamusuye kuri eglise ye, abantu bazagusoza bati kame muri amutipe wacu umukobwa afite ni umusirimu vraiment, ntago yatindiye ubusa, cyangwa ntago nyine yataye igihe. Yego. Ikindi rero, murasohotse, muragiye, umuntu yagusohokanye, niwe wagutumiye, arabizi ko yagutumiye amasaha wenda ya saa sita, ya saa saba, mugezeho aratangira avuze ati ngiye mumpa amazi, ndi kumva ntameze neza, mumpa amazi. Kandi uwo n'umutipe wagusohokanye, wowe uri umukobwa wese utangiye ati mumpe ifi, mumpe n'amafiriti, mumpe na salade, mumpe na ji, uragiye ugiye gukomanda ibintu bigeze no mu 30,000, uri wenyine. Nshuti yanjye, bari kukunyuzamo akajisho, bakeneye kubanza kureba, banza urebe ngo uyu muntu wantumiye ni ibiki, ni iki nyine yagize gute, yatse,
ese njye ndaka ibijyanye gute, ese niyo mba yanatse ibyo bintu binahenze, wowe wijya muri ibyo bintu by'ibiciro bihananitse, kuko azavuga ati uyu muntu umunsi ntazaba nayabonye. Ko hari igihe biba ngombwa ko abantu basohoka bakajya kunywa amazi gusa cyangwa fanta cyangwa mukicara no mu kajaride kugira muganire, nabona rimwe kabiri gatatu uri kwaka ibyo bintu bihenze, azavuga ati sinabasha kumutunga. Ubu se yazaba mu rugo rudafite amafi, rudafite inyama? Mu gihe twabibuze bizagenda gute? Bisaba kwiyoroshya, ukagira gute, ugasaba, ugakomanda utuntu nyine duke muri resitora aho mwasohokeye, nyine ukajya buri munsi ukaka ibintu biri munsi y'iki y'uwo muntu. Nimba cyoza mwaramenyeranye, nimba muri abafiyanse ukaba ushonje by'umwihariko cyangwa ufite ikintu ukumbuye, nta kibazo. Ariko nimba munamaze igihe mugiye kwishyura, ushaka kumufasha, si itegeko ko buri gihe abatipe aribo bishyura fagitire, nawe yishyure, nawe mufatikanye cyangwa umubwira ati sheri uyu munsi ndakomaho, cyangwa se besto uyu munsi ndashyiraho ayo, nawe wishyure, nawe ugire gutya. Nimugenda muri gutaha muvuye ukabona aciye kuri sitasiyo, uhita ubabaza ati se kode ni iyi? Nk'umukobwa w'umusirimu, si ngombwa ngo uri kuvuga ngo uri kwerekana, ariko si ibya buri gihe. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, umuntu arakugurira, umuntu aragusohokana, umuntu aragutana, akuvana no ku kazi, kandi wenda ufite ubushobozi. Mu gihe utaba ufite birumvikana ko ufite ubushobozi, cyangwa se unamurusha amafaranga, nta munsi n'umwe urajya no kuri sitasiyo ngo wishyure, ngo anywe karibira wishyure. Oya, itware nk'umuntu w'umusirimu. Ikindi, nimba habayeho impamvu zituma yica gahunda, uhita ukambya agahanga, ngo uhita urakara kurura iminwa, bapoza ubanza umubaze ati se byagenze gute? Wenda yagize ibyago, wenda yabuze umuvandimwe, wenda ku kazi wamutunguje inama, ariko urarakaye wese uragura ibigambo, urirakaje sinzojya kuvugisha, wica gahunda. Banza utega amatwi. Icyanyuma, irinde guhubuka. Tega amatwi ubanze wumve ngo ese niki cyamuteye impamvu. Ndetse iyi nama yo kubanza gutega amatwi niyo mu buzima bwose. Umuntu uwo ari we wese mu ngeri zose, ku muntu wese mwamufitanye gahunda, cyangwa ku muntu wese muhuje ibikorwa, mufite ibikorwa mukorana, mu gihe habaye kugutenguha, mu gihe bitagenze uko wabyifuzaga, tega amatwi. Banza uha umuntu umwanya, banza kubwira. Apana ibintu byo kwitabira akazi, sinshaka kumva, nta kintu ndivugane nawe, kandi wenda yagize ikibazo, wenda yarari kuza muti mukubise hasi, cyangwa imodoka yagize ikibazo, asubira mu rugo guhindura imyenda. Utwo tunota neza twafashe. Ese wenda telefone ye ntiriho, ntabwo ivuye kubera iyo gahunda, wenda barayimwibye, wenda nyuze ahantu ari kugura amazi yirambika kuri kontwari, barayitwaye. Ariko uhise urakara, urivumbuye, uhise umubloka, n'igihe azajya kubonera telefone arakubuze, kandi ntuzi ikibazo yagize. Wihubuka rero, mujye mubanza mutega amatwi mu buzima bwo aribwo bwose. Muri abagore mu rugo, mubanze mutega amatwi. Uri umugabo muri go, banza utega amatwi, ureke kuvuga ngo umugore ngo urananiye, ngo ibi n'ibi, ngo aya masaha utaraza. Uzi byagenze gute? Wenda nyuze no mu muhanda barayifunga. Ese mwebwe ntabwo mujya mucana ugasanga n'imihanda bayifunze, mukazunguruka. Ni urugero, bikaba ngombwa ko amasaha ari kugerera ahantu byahindutse. Ibyo rero bivuga iki? Bivuge ngo buri munsi, ikintu nkunda kubwira abantu ko kuri mubwire, mujye mwirinda guca imanza, mwirinde guca imanza, murinde guhubuka, urinde kwita ufata umwanzuro w'umuntu, kereka abantu bafite ingeso. Hari abantu njya mbwira kamite nkanyuzamo, abantu bajya bambwira ngo oya, ngo widucire urubanza kubera ibintu byo kubahamagara ntibitabe, kandi mbibaza iyo ngeso ari iya kera. Nkajya mbwira ngo njye narakuretse, sinzongera kugutegura. Ngo oya, ngo niwe watubwiye ngo ntitugacire abantu urubanza, ngo tujye tubanza twumve. Nibyo, tubanze twumve. Ariko se nimba ibintu byarabaye ingeso, nimba birenze rimwe kabiri gatatu, kandi wenda ibisobanuro umuntu aguha ukabona atari byo, icyo gihe wafata indi myanzuro. Ariko mu bundi buryo, mu buryo busanzwe, umuntu mwari mufitanye gahunda igahinduka, hakabamo inkomyi, tega amatwi mbere yo kubanza kurakara, cyangwa mbere yo gufata imyanzuro igoye. Bakobwa rero, utu tuntu nimutwitwaramo neza, mu kubahiriza izi nama mbagiriye, muzangurira agafanta, muzangurira uti bya bintu birakora. Ndabakunda rero, nta handi ni kuri Mubwire TV. Mukore subscribe, mukore share. Nirirwa mbibasaba abashuti banjye, rwanda ati nimukore share, ibintu bigere kure, nimushyire ku mastati yanyu ibiganiro, abantu babone ko hari cono zivuga ibyiza. Abantu baramutse bazi ko YouTube, umuntu ayibona ibyo byo kumutungura ngo murashyira kuri YouTube, ngo murashyira YouTube zose simbi, ahubwo wayigiyeho ukora iki? Ese uyiriho uvuga iki? Ibyiza rero biriho, ibyiza birahari, ibyiza tubikore, ibyiza tubyamamaze, bizarushaho kugenda neza. Ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze.